Ndagushimiye ari nako naguha ikaze wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Birababaje kandi biteye n'agahinda kenshi cyane ibyumvikanye mu karere ka Ngoma byahamuye benshi bagiye batandukanye. Mbega inkuru yica umugongo, mbega inkuru ikomeje kubabaza abagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abatuye mu karere ka Ngoma, aho batunguwe n'uko umugabo wari usanzwe ucunga umutekano ibyo yakoze n'Imana yo mu ijuru ntabwo izigera imubabarira. Mbese ni ibiki uyu mugabo yakoze byazamuye uburakari bwa benshi? Kuri ubu ubuyobozi, inzego zitandukanye zaba zatangaje iki kuri iyi nkuru yica umugongo yumvikanye mu karere ka Ngoma? Ese kuri ubu abaturage baba basabiye iki uyu mugabo? Gumana natwe ubundi usobanukirwe byinshi kuri iyi nkuru ikomeje guteza saga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'umuzingo iby'aya makuru mabi cyane yongeye kumvikana muri kano karere ka Ngoma, bitewe n'ibyo uyu mugabo yakoreye muri kano karere byahamuye benshi bagiye batandukanye. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi batewe n'agahinda n'umugabo wo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Remera, akagari ka Kinunga mu mudugudu wa Nyarugenge, aho abaturage babonye umugabo witwa Claude usanzwe ucunga umutekano yinjira mu rugo rutuyemo abakecuru babiri kuri uyu wa mbere tariki ya 7 Ukwakira 2024, maze ibyo yakoze bikomeza gushengura benshi bagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri kano karere ka Ngoma. Ngo mu masaha ya saa 9 nibwo bumvise induru y'umukecuru witwa Mukarugarama Ernestine w'imyaka 62 y'amavuko, arimo atabaza umuhisi n'umugenzi avuga ko asanze umugabo yubaraye hejuru ya murumuna we Mukagatare Marie Gorette w'imyaka 57 wari usanzwe wifitiye uburwayi bwo mu mutwe, maze ababyumvise bose bakubitwa n'inkuba bitewe n'ibyo byari bimaze kubera muri uwo mudugudu. Uyu mukecuru witwa Mukarugarama Ernestine urwaje murumuna we aganira na TV1 ku murongo wa telefone yabyemeje agira ati, njyewe namwigereyeho ndi kumureba neza, ikariso yari yayimanuye iri ku mavi naho ipantaro yo yari yayikuyemo hakiri kare. Abaturage bavuga ko bahageze bagatinya kwinjira, ariko bamaze kuba benshi uyu mugabo yahise asohoka mu nzu yemye arimo afunga umukandara, avuga ko uwo yasambanyije yujuje imyaka y'ubukure ko nta cyaha yumva yaba yakoze, maze amaze kubikora abacamo yigendera buhoro buhoro, ubona ko nta kibazo na gito byamuteye. Aba baturanyi barasaba ko yabihanirwa mu gihe yaba ahamwe n'icyaha, kuko iri shyano ridakwiye kujenjekerwa. Gusambanya uyu mukecuru usanzwe yifitiye n'ubumuga bwo mu mutwe. Umuyobozi w'umudugudu wa Nyarugenge Nibaza Bugingo Emmanuel avuga ko bahise bihutira gutabaza inzego z'umutekano. Kugeza ubu uwo mugabo akaba ari mu maboko ya RIB yo muri uwo murenge wa Remera.
Iyi nkuru kandi yanagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Kanzayire Konsole, aho yemereye itangazamakuru ko uyu mugabo wasamanyije uyu mukecuru asanzwe akora akazi ko gucunga umutekano. Kuri ubu umuyobozi wa RIB yavuze ko nta raporo ya muganga irasohoka, ariko ukekwaho afunzwe hashingiye ku buhamya bw'abafatiye mu cyuho. Ngo ubwo nihasohoka raporo nibwo bazabitangariza itangazamakuru. Ubwo nitumenya byinshi kuri iyi nkuru natwe nka KN Radio tuzayigarukaho mu makuru yacu tugenda tubaha hano kuri KN Radio umunsi ku munsi. Gusa dukomeze tubibutse ko iyi yo murimo gukurikira ari KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru yo mu karere ka Ngoma ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho umugabo yafashe ku ngufu umurwayi wo mu mutwe. Ibyongeye gutuma benshi batanga ibitekerezo bibaza ikintu cyaba cyarateye mu bagabo, aho ukunze gusanga abagabo nta na hamwe bihishira n'umuntu uwo ari we wese bamufata ku ngufu, bakibaza icyaba cyarateye mu bagabo. Gusa abaturage bo muri kano karere no muri uyu murenge wa Remera basabiye uyu mugabo guhanwa n'amategeko y'u Rwanda bitewe n'ibyo yakoreye uwo usanze wifitiye uburwayi bwo mu mutwe, ngo kuko ibyo yakoze ntabwo ari ibintu byiyubashye. ngo iyo yumva amerewe nabi cyangwa umubiri wamuriye yari kugenda agafata uwo bahuje ubwenge atagiye guhengera uwo murwayi wo mu mutwe. Gusa uyu mugabo nawe avuga ko nta kosa yakoze, ngo kuko uwo basanze bari kumwe cyangwa bari barimo barasambana nawe yari yujuje imyaka y'ubukure. Ndagushimiye we twabanye muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, maze ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru, yisangiza abandi kugira ngo nabo bumvaho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.